uko kubura urukundo rwa kibyeyi biganisha ku kuba umugizi wa nabi. Twabonye ko hari abashakashatsi bagaragaje ko 50% by'abana bavuka bicwa no kutagira amahirwe yo guhabwa urukundo n'ababyeyi babo. Ibyo bikaba mu gihe cy'imyaka 2 bavutse. Muri make mu bana 100 bavutse mu myaka 2, iyo batagize amahirwe yo kubona urukundo ruhagije rwa kibyeyi, 50 muri bo barapfa. Naho 50% by'abana babasha kurokoka. Twabonye ko mu bana 100 hapfa 50 bishwe no kubura urukundo rwa kibyeyi. Ababasha kurokoka rero muri abo bana batahawe urukundo rwa kibyeyi bakavamo abana bafite imico iteye ubwoba ya kinyamaswa. Ugasanga umuntu arakuze agize ubugizi bwa nabi kandi byaraturutse mu bwana bwe bitewe nuko atabonye urukundo ruhagije rw'ababyeyi be. Uzi ko abashakashatsi bari gukora buno bushakashatsi byabanje kubatungura, kuko abana barapfaga ibintu bikayoberana. Ugasanga umwana yahawe byose, ibiryo n'ibindi bishobora kumutunga, ariko agapfa azize ikintu cy'amayobera. Baje guperereza rero basanga kudahabwa urukundo n'ababyeyi ni kimwe mu bintu gituma abana bashobora gupfa batagejeje imyaka 2, hafi 1/2 cy'abavutse. Byabanje gutangaza abashakashatsi bibaza bati umwana ahabwaga byose agapfa azize iki koko? Baza gusanga rero urwo rukundo rwa kibyeyi, cyane cyane nyina, iyo umwana rubuza akiri mutoya bishobora kumuviramo urupfu. Niyo arokotse urupfu ashobora kuvamo umwana ufite imico iteye inkeke muri sosiyete. Iyo bavuze urukundo rwa kibyeyi ni kwa kundi nyina aba yonsa umwana, kuri yabamuteruye, amusekera, amuhobera, amususurutsa. Ako gashyuhe k'umubyeyi gashobora kubura bigatuma n'umwana hasiga ubuzima. Niba nabo bapfa rero, kuko abagerageza kurokoka bo babaho ubuzima buhangayikishije cyane, yaba kuri bo ubwabo no ku isi muri rusange. Nigeze kubabwira mu bijyanye n'ibitabo by'amateka, uzasoma amateka uzasanga abantu benshi bagiye bakora ibikorwa biteye ubwoba ku isi bahurije kuko batarabonye urukundo rwa kibyeyi bakiri batoya, urukundo ruhagije. Ari n'umuhanga wigeze kubivuga asa naho aninura Adolf Hitler, avuga ko iyo mama we aba yaramuhaye urukundo ruhagije, ntabwo ibyo yakoze byari kuba byarabayeho. Uzi ko no kuba ikibi cyaraganje icyiza muri sosiyete nabyo byihishemo kubura urukundo rwa kibyeyi, cyangwa se kubona urukundo rwa kibyeyi ariko rudahagije. Kuba inkuru ari ikibi cyabaye kurusha icyiza cyabaye, nabyo uburyo ushatse wabisanisha n'ibi byo kubura urukundo rwa kibyeyi abantu bakiri batoya. Ruramutse ruhagije, inkuru nziza nizo zajya zamamazwa cyane kuruta uko hamamazwa inkuru mbi. Kuki tutabona amateka menshi ku bantu bakoze ibikorwa by'urukundo, abantu bafashije abandi n'ibindi bikorwa byiza? Ahubwo amateka menshi yanditswe ku bantu bakoze amarorerwa. Inkuru ni ikibi cyabaye kurusha icyiza cyabaye. Uramutse wishe umuntu ku muhanda, mu binyamakuru urabyukiramo abantu bose ari we bari kuvugaho, ariko nufashe umuntu ku muhanda nta muntu n'umwe uraba ukwitayeho. Nugaburira umuntu nta n'ushaka kubyumva, ariko numuroga ibinyamakuru byose bizakwandikaho. Kubura urukundo mu buto ni ibintu bituma ikibi kiganza cyiza, uretse no ku bantu ku giti cyabo, ariko no muri rusange mu buryo bwa sosiyete, kugeza ubwo inkuru mbi nyine ariyo yamamara cyane kurusha n'inkuru nziza. Kubura urukundo rwa kibyeyi rero biganisha ku kuba umugizi wa nabi gute? Bituma umwana atakaza kubaka, agahinduka umuntu usenya, agahinduka umuntu wangiza. Uzasanga abanyapolitike bakoze amarorerwa, abicanyi ruharwa, abagome ruharwa, cyangwa se abantu barwaye indwara zo mu mutwe ariko bagakora ibintu bikomeye cyane birenze intekerezo za muntu, cyangwa abandi bantu bakora amahano bashobora gukomoka muri babana bangana na 50% babasha kurokoka urupfu kubwo kudahabwa urukundo rw'ababyeyi babo. Twabonye mu kanya ko 50% by'abana bavutse ntibabone urukundo rw'ababyeyi, by'umwihariko mama, birangira bapfuye batagejeje imyaka 2.
abandi 50% rero barokoka bo bakagira imico ya kinyamaswa mu buzima bwabo bwose bwo kwisi. Uwo mwana rero nk'iyo arokotse urwo rupfu noneho akaba umuntu ukomeye akagira imbaraga, isi ibigatoye. Iyo ubuze urukundo rwa kibyeyi ubuzima bwawe bubura icyanga, bubura uburyohe, ubuzima nta gisobanuro bugira, uhinduka umuntu ufatwa nk'aho adakenewe, ugatangira kuba ikibazo kurusha uko waba igisubizo. Uzarebe iyo umuntu agukunze akakwereka urukundo uko byagenda kose wiyumva nk'uw'agaciro, akanyamuneza kakazamuka, ugatangira kubaka kuruta gusenya. Icyo gihe rero uhita utangira kubaho ubuzima bushimisha abandi, kandi uko ushimisha abandi niko nawe uba wishimisha kurushaho, kubera ko ibyishimo biri ku byo bisangiwe. Bita rero biba ikinyuranyo noneho iyo umuntu atabonye urwo rukundo, bikaba akarusho iyo byatangiriye mu buto bwe, aho gushimisha abandi ngo nawe abone kwishima arabababaza, ahubwo akabikuramo ibyishimo. Noneho iyo hajemo iyo ngingo rero yo kubabaza abandi wowe ukabikuramo ibyishimo, biba byabaye uburwayi bwo mu mutwe bwitwa sadisme. Naho bihurira kuri kiriya kibazo wababazaga, naho ngaho bihurira. Sadisme, iyo urwaye iyi ndwara bakwita sadike. Sadike ni abantu bafite indwara yo mu mutwe yo gukura ibyishimo mu kubabaza abandi cyangwa se kubabona bababaye. Ubundi sadisme ni imvugo yadutse ahagana mu kinyejana cya 13 ikoreshejwe na Alphonse François Donatien, yaratuye ahantu hitwa Sade hariya mu Fransa. Ariko izindi nyandiko zikavuga ko sadisme bikomoka ku izina ry'umugabo witwaga Sade wanitiriwe ako gace. Uyu mugabo ngo yari afite imico itangaje, ntiyashoboraga guhuza urugwiro ngo igikorwa gitangira atabanje gukubita no kuzahaza uwo bagiye guhuza urugwiro. Birumvikana ni umugore. Uwo mugabo ngo yahoranaga box irimo ibyuma nk'ibyo kwa muganga cyangwa se bya byuma by'abakanishi cyangwa bubatsi, harimo inshinge, amaturunevisi, imisumari n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose yabyifashishaga mu kubabaza abo babaga bari buhuze urugwiro nawe. Yari umugabo w'umukire cyane, ni nayo mpamvu ngo iyo mico yamenyekanye cyane. Hamwe bakanavuga ko ngo yari yigeze kubaho umusirikari, bigakekwa ko ihungabana yagiriye ku rugamba ari ryo ngo ryabyaye ubwo burwayi bwo mu mutwe yari afite bwaje kumwitirirwa nyuma. Ubukire bwe bwatumaga abagore bose bo mu gace bamushamadukira kuko yabahongaga ubutunzi butagira akagero. Gusa akagira ingeso yo guhuza urugwiro n'abagore, ariko akabanza kubazahaza. Yagiraga icyumba iwe mu rugo cyari kimeze nk'ibagiro. Iyo yinjizagamo umugore yamwambikaga ubusa, ubundi akamuzirika, akamukubita, akamujomba ibyuma. Yamara kubona amujahaje, yatangiye kumuvusha amaraso, akabona kwishimana nawe, ndetse akaba aribwo atangira guhuza urugwiro nawe. Bamwe mu bagore baremeraga akabahohotera muri ubwo buryo, kubera ko ngo igikorwa cyarangiraga wabaga usezereye ubukene. Yari afite amafaranga kandi akayatanga cyane. Nyuma rero y'ubushakashatsi bwamukoreweho nibwo byaje kugaragara ko arwaye indwara yo mu mutwe. Iyo ndwara rero iza no kumwitirirwa, ni indwara yitwa sadisme. Sadisme twarabibonye ko ari umuntu ubushimishwa n'akababaro k'abandi. Ashobora guhana birenze urugero nk'umuntu afiteho uruhare, umukozi we, umugore we, umwana we, imfungwa. Agahana nk'umuntu uhana inyamaswa cyangwa se nk'umuntu ukubita inyamaswa. Noneho hari naho birenga uyu muntu akajya nko kwiga imikino yo kurwana nka za karate, kungufu n'ibindi bitandukanye, kugira ngo azabashe kubabaza birenze urugero. Uyu muntu ashobora kujya mu gisirikare cyangwa se akajya mu gipolisi kugira ngo azabashe kubabaza mu buryo ndengakamere, we abikuramo ibyishimo. Ni ukuvuga iyo akubabaje we biramunezeza. Ashobora no kugeza aho yiga nyine ibintu runaka bizamufasha kugira imbaraga kugira ngo azakandamize abantu, we abikuremo ibyishimo. Ababaza abandi kugeza ku rwego rwo kwica. Yishimira ububabare bw'umuntu, yaba ubw'umubiri cyangwa se mu mutwe, neza neza bimeze nk'aho biri kuba nko ku nyamaswa. Sadisme ariko ishobora kuba yaraturutse mu bwana, aho umuntu akura nabyo bigakura kugeza biba umusingi yubakiraho ubuzima bwe. Ibyo nabyo umuntu yabigarukaho. Buri mwana wese hari icyiciro anyuramo umuntu yakwita cya sadisme. Abantu bize psychology muribuka faze umwana anyuramo mu gukura.
mu mikurire y'umwana habamo icyiciro aho umwana bamwita enfant sadique, hahandi umwana yishimira ko mugenzi we ababara. Gusa uko umwana akura bigenda bishira, ariko nk'iyo atabashije kubona urukundo rwa kibyeyi ruhagije, hari igihe kuba sadique bimukurikirana, yanaba mukuru ubwo burwayi akabugira. Hari umuganga witwa Gerard Bonnet, impuguke mu bijyanye n'imitekerereze y'abantu, avuga ko twese tuvukana nyine ako kanenge kakagenda gafata icyerekezo uko umuntu agenda akura, bamwe bigashira abandi bigakomeza. Yes, yabigaragaje mu gitabo yise KCG. Iyo rero abantu batigishijwe ngo basobanurirwe bihagije ibijyanye n'imibanire ikwiriye, iyi kamere gushimishwa n'ababazwa niko ikomeza kugenda izamuka kugeza ubwo ihinduka uburwayi bweruye, aho abibasiwe nayo ibateza kuba bicanyi badatinya kwica ngo bagere ku rwego bica mu buryo ndengakamere. Ikamere ikaba itizwa umurindi n'ibintu byinshi birimo aho umuntu yavukiye, aho yakuriye, ibyo yakorewe n'ibyo yigishijwe kugeza akuze. Umuntu wafashwe n'uburwayi abonera ibyishimo nyine mu kubabaza uwo afiteho ububasha, ariko n'undi muntu wari wese yababaye we aranezerwa kugeza ku rwego ashobora kubabaza n'umugore we kugira ngo we agere ku byishimo bye bya nyuma. Nk'iyo ari guhuza urugwiro n'umufasha we kugira ngo agere ku byishimo bye bya nyuma, bisaba ko amubabaza ku buryo amukubita cyangwa se akamupfobya. Iyo ananiwe kumubabaza mu rwego rwo kumukubita, ashobora gutangira kumubwira amagambo mabi, akamutesha agaciro, akamucira mu maso, cyangwa se akamuboha, akamukorera ibintu by'icarubozo, yabona yamuzahaje akabona kugera ku ndunduro y'ibyishimo bye bya nyuma. Ni nabyo byabaga kuri uriya mugabo nababwiye haruguru wakomotsweho iyo ndwara. Mu mico imwe n'imwe y'abantu rero usanga hari abantu baba bateye gutyo, ugasanga umugabo akoresha umugore we ibyo yifuza byose, umugore nawe akabyemera, wenda agakeka ko ariko umugabo ameze, ariko rimwe na rimwe hari igihe buba ari uburwayi bwo mu mutwe, cyane ko uburwayi bwibasira abagabo cyane kurusha abagore. Twabonye ko impamvu abagabo barwara indwara zo mu mutwe cyane kurusha abagore, mu bantu 4 barwaye indwara zo mu mutwe, 3 aba ari abagabo. Nuko amarangamutima y'abagabo akenshi aherera imbere muri bo, ntabwo bakunda kuyarekura, kandi kutarekura amarangamutima kw'igitsina gabo bya bindi byo kwihagararaho ngo amarere y'umugabo atemba ajya mu nda, twabonye ko ari nabyo bivamo kwiyahura, bikavamo n'uburwayi bwo mu mutwe bwinshi. Niyo mpamvu indwara zo mu mutwe nyinshi zibasira abagabo kurusha uko zibasira abagore. N'abantu 3 biyahuye, 2 aba ari abagabo, birumvikana yuko aricyo kintu kibitera. Iyo rero abantu batigishijwe cyangwa se ngo bigishe ubwabo kuyobora ibitekerezo byabo, birangiriye ikamere bayishyize mu bikorwa, hari igihe birenga bikagera ku zindi ngorane zirimo n'ubwicanyi bukomeye. Abantu bakunda kugwa muri izi ngorane zo gukora nk'ibyaha. Hari nk'igihe habaho nk'ikintu runaka, ugasanga wa muntu wari wicecekeye, wa muntu utaravugaga, yijanditse mu bwicanyi nko mu ntambara mu buryo buteye ubwoba, ukavuga se kuriya muntu yitondaga byagenze gute. Hari igihe barwaye iyi ndwara ariko isinziriye muri we, yabona habikorera noneho bigahita bigaragara mu buryo bwa nyabwo. Yabonye uburyo iyo kamere ihita izamuka. Niyo mpamvu uyu Gerard avuga ko bijya bigaragara nko mu bihe by'intambara, aho abantu batakekwaga ko baba bagome bisanga bijanditse nko mu bwicanyi, kandi bakabikora bumva bishimye cyane, kubera ko ibyishimo byabo biba bishingiye ku kubona abantu bicwa urubozo. Cyambere rero gikwiye gukorwa nuko abantu bafunguka amaso bakamenya niba imyitwarire y'abantu babana mu buzima busanzwe ari imyitwarire isanzwe, cyangwa se hari ahantu ihuriye n'uburwayi bwo mu mutwe. Igihe ubonye nk'umuvandimwe wawe, umubyeyi, inshuti, umuturanyi afite ibimenyetso bigukanga, ukabona yishimira kubona abandi bababaye, wamwegera gahoro gahoro ukagenda umugira inama ku buryo ashobora kugana abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe bakamufasha kumenya imvo n'imvano y'ibyo bintu, bakaba bamufasha kuyobora neza ibyishimo bye cyangwa se n'ibyiyumviro bye. Umuntu ufite iki kibazo cyo gushimishwa no kubona abandi bababaye, hari igihe afashwa agakira rwose. Gusa ntabwo ari ikintu gihinduka ako kanya nk'uko kiba cyaraje gahoro gahoro, no kugira ngo kiveho ni ibintu bisaba igihe. Hari igihe gishobora kuba ari ikibazo cyiza cyiyongera ku kindi, ubwo icyo cyagiteye nicyo kibanza kuva mu nzira kugira ngo icyo nacyo gikemuke. Hari n'igihe aba ari nk'umwana wakuriye mu muryango umeze gutyo, bikaba byasaba igihe kugira ngo ahinduke.
gusa umuzi wabyo wa mbere nyine ni ukubura urukundo rwa kibyeyi. Kubura urukundo rero ni ikintu gikomeye cyane kigira n'ingaruka ku musingi w'umuntu mu buzima bwe bwose. Niyo mpamvu ngunda kubabwira ngo urukundo nibyo biryo bya roho. Iyo ugaburira umubiri ujya wibuka no kugaburira roho. Ngunda kubabwira ngo jya ugaburira umubiri. Ibiryo by'umubiri ntibisanzwe, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, birinda indwara. Ibiryo by'ubwonko twarabibonye n'ubumenyi, no kuba uri kumva kino kiganiro urimo uragaburira ubwonko, uri gusoma ibitabo uri kugaburira ubwonko. Hanyuma ibiryo bya roho byo ni urukundo. Ibiryo bya roho ni urukundo, ni imyizerere runaka, akaba rero ari kimwe mu byo wazirikana. Yes, ni icyo rero nasubiza umukunzi w'inzu y'ibitabo wambajije impamvu abashakashatsi bavuze ko kubura urukundo rwa kibyeyi bishobora gutuma umuntu avamo umugome, niba ariko nabivuga, cyangwa se umugizi wa nabi. Naho ngaho bihera. 50% by'abana bavuka bicwa no kutagira amahirwe yo guhabwa urukundo rwa kibyeyi mu gihe cy'imyaka 2 bavutse. Ababasha kurokoka rero muri babandi 100, abo bashobora kuvamo abagizi ba nabi. N'ubushakashatsi